Wese n'injyana amashyi bravo muze kuramya amashyi Captain Yamnani Waterbury the Prophets Yamnani Prophets Narcis akurikiye buri munsi ariko muze kuramya mushimishimye cyane Vanessa muze kumwakira cyane umuyobozi wacu w'intara ya Ruyenzi muze kumwakira cyane akurikiyeho Session Samuel na muze kuramya mushimishimye cyane amashyi Chuchua kiraryoha cyane Captain Adolphe Mubaroni umuyobozi mukuru cyane kwicara Professor Narcis Masai Narcis Susan Messi Pepe Chichura cyose n'icyagutse sana n'ufite n'urushani cyane gahora mu tamare kagikanze kuva ugana no muri bitama Muzi wacu Adolphe Captain wanje yagarutse n'umuyobozi ntabwo bishyira biranateka aratanga umuyobozi uruhande rumwe ruza kwakira abashyitsi batugendereye abo n'abaciye imoso n'abashyitsi babagendereye n'ubwo twe twacu twakira abantu abose muze kubakubwira mwamira amashyi bose aba ni abasangwa iwacu nuko dusanganiye inyeranyarwanda muri iki gitaramo cyacu cyaba chef bwite ndetse harimo na Rwibutso Samuel ufite amahoro cyane abacisha abantu mu marembo ibyishimo muze kumwenyura bese mukote Rwibutso Samuel n'abakozi kamukanyeza akanya keza cyane Samu cy'ubukano kote abantu bose bishimiye umugeni wacu indukirano y'imfura bose bakote umwanya n'uwawe rwose ayo mashini cyane sinza kubona utamwenye wawe Thank you.
Wankikiraho nashyikira maze ubuganire gipfura banzingiye urwaye nabugeze bacisha bijisho urakagira inka n'abana ariko tuze gutanga ituze mu nzu y'Imana. Uwiteka Mana igira neza, Mana ikiranuka, ubwugamo bw'umugabo turagushimira turaguhimbaje akanya nk'aka ngaka icyubahiro n'icyiza cyawe. Babivuze biraba birategeka birakomera. Umunsi nk'uyu wari uzi twebwe tutarabaho, ndetse isaha nk'iyi ngiyi waritekerezaga twebwe tutarabitekereza, ariko kuko uri Imana nyamana uvuga bikaba wategeka bigakomera. Umunsi nk'uyu nguyu urasohoye kuko Samu niwe wamwiremeye, ndetse umuremera n'umufasha umukwiriye ku mugaragaro ngo twese twabibonye. Icyubahiro n'icyiza cyawe, gahunda zose zigiye kubera aha ngaha. Ubu umuyobozi aho rero yivugira, aho rero yikorera umwana w'umuntu aburi. Igitaramo tugiye gutaramira aha ngaha nikigera ku musozo turongera dushimira urukundo rwawe. Ibyo tugusaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ubuyobozi bw'ubukwe, nyakubahwa Bwana Vugugira, muraho neza? Turaho turashima Imana. Ni amahoro? Ni amahoro. Duherukanye hambere, wigiye hino twaramukanye, hari icyo yatanga rwose? Duherukanye hambere nkiri agasore,
ndabona umaze kuwukunde ndabona rero urimo no kugenda uyireba uraza ahimbawe cyane ni amahoro ni amahoro neza kuvuga ndagira ngo rero muri uyu mwanya twakire muri umuryango wacu wari gushinga umuhogo turabakire rwose mwicare mugubwe neza ahangaha ibyiza bigiye kuhabera turabisangira kuko Imana ariyo yabikoze kandi ikabimufashamo ikabihibaza izina ryayo amen amen ariko siko bagiye kwicara uyu muryango wari ufite inzimana murongo turubaha mu gihugu cy'abandi amategeko n'amabwiriza wari uvuze ngo twicare tugwe neza ariko duhagarare tugwe neza nabo duhagaze murakoze muri iyo funguro riri hano aya mazimano ni ayanyu icyo mushoboye nicyo twabaha iwacu umuntu aba icyo ashaka akagira icyo ashaka ntabwo uraguhitiramo ndumva rwose mugize neza ariko no kuduhitiramo nabyo byaba byiza uretse ko ubwo mutanze uburenganzira buteye gutyo natwe twagaragaza amarangamutima n'ibyo dukunda amahitamo amasura kugira ngo ugeze simwere ngaho aha ndabona handitseho fa ariko ndabona ari ugufatanya murakoze rero nubwo nakurikiye umuryango William wabohereza turabakiriye umuryango kandi bamugisha ababyeyi barakoze cyane muze kutuganiriza ababyeyi barakoze cyane muze kubanyura amashyi ariko ayo mashyi ntabwo ahagije kandi mbona harimo n'abandi babyeyi muze kubagurira n'ubundi n'ababyeyi bakuze imyuga baratambuka data bahaye ikaze ngiye kubona n'ikaze iba hafi data rero babyeyi beza perezida data dutaramenye muri iki gitaramo cy'umwaka wa kane urukatsi kirazira mu muryango wacu twigeze tubanyuzamo ijisho nta nubwo mugeze uducishamo ijisho ahubwo mwanzingiye urugoyi nshaka kumenya icyo mushaka kuvuga umwanya ni uwanyu reka njye gukibarotereza vuga rwa maboko murakoze burya aho imfura zisezeraniye niho zihurira reka abatari batubonye tubasuhuze mu izina rya Yesu Imana ibamugisha ndabona impande zose uko arenye ndabashuhuje ndabishimiye kandi nshimye ukuntu mukunda abashyitsi bigaragara yuko mukunda n'intumwa rero muri uyu muryango mutwakiyemo ngo zitukwamo nkuru nk'uko mwadusanze mu muryango wa William twatangiranye ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu cyangwa niba ntibeshye turi kumwe yego itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu ku isaha ya saa 12 nibwo twatangiye guhanahana amakuru ndetse nyuma tuje kubyigaho dusanga twakoreshaga telefone amakuru yacu agaca n'ahandi hantu tuza no kugira uburyo tubihuza tuganira neza twirebanira amaso ku maso nuko havuga Imana rero Imana iravuga ibavugiramo kandi iranabakoresha muraza muradusanga natwe Imana iradukoresha duhuza urugwiro turashimana ndetse tugira ibiganiro byiza binaryoshye ngira ngo rero nkuko mwaje mudusanga uyu munsi natwe twaje tubasanga mutwakire
kandi mwishime tubazaniye inkuru nziza. mwakagira Imana ariko mwamuhaye mpagaze hano rero mpagarariye umuryango cyangwa se itsinda ringana kuriya mureba ryamperekeje, ariko turi benshi cyane, rwose biragaragara. tugira abasigaye mu muryango, tugira n'abadukurikiye, kuko amahoro araharanirwa. Reka mbe nsigajeho gatoya ndi bukubwire. Murakoze cyane. Muratwemereye? Rwose nakubwiye aha ngaha ibibera aha ngaha byose muri uyu muryango twakwakiriye, nta n'ijambo twakwima, nta n'umwanya twakwima. aho uribonera rwose turushaho kuruhutse, turushaho kwambara ukomeye tuganire no kutubwira amagambo meza kugira ngo hari amagambo ari kutubwira. Ntahura gusa turakwakiriye rwose ukomeye. za ntege rero bambonyemo ndacyazifite, niyo mpamvu ubu mfite ubushobozi bwo guhagarara hano amasaha 7. ngira ngo abananirwa bihangane, nabo nabatekerejeho ya masaha 7 nayavunjemo iminota nka 50. ntabwo ndabarambira rero, niyo mpamvu kuva kuri iriya tariki ya 12 tumara kuganira umuryango wose twaratekereje, twumva ibyifuzo byanyu, turabishima, tubifataho n'umwanzuro, kuko ibyo twari twaraganiriye tuvugana n'akababaro mwari mufite twari twiteguye kukabamara, ndetse ibyo twemeranyijweho byose mugenda mubikora mwitwara neza, bituma natwe twitegura uyu munsi kuzabashimisha. Mwakagira Imana. Intumwa rero naje ndi intumwa nziza rwose cyane. mwageze iwacu kuri iriya tariki musaba, niba nibuka twibukiranya neza, mwasabaga irembo. ndashima yuko irembo twabahaye ryabyaye amarembo menshi. hano hanyuze abantu, hano hanyura abandi, aha hanyura abandi, hanyura abandi, bigaragara yuko natwe dutanga ibintu byiza. Murakoze cyane. rya rembo rero icyo twababwiye cyagombaga kunyuramo cyanyuzemo. Amen. mwavugaga ko mushaka irembo rizinjira inka rigasohoka umugeni. Pasiteri yahoze abivugaho, ntabwo ndabisubiramo cyane. umuhungu wanyu twamumwenyuje nubwo mwari mwarabuze icyatuma mwenyura, ndetse ahubwo iyo ndi kureba hariya hirya ntaranabazwa, ndabona ibintu byose biri kujyamo. bivuze ngo iyo ushaka ibisubizo ubanza kwakira n'ibibazo, ibibazo byanyu byashubijwe. nimutekane, twabasezeraniye ko kuri iyi saha ku itariki 23 z'ukwezi kwa 7 tuzabahekera, dushingiye ku byiza namwe mwadukoreye. yanka basabye yarabonetse. icyemezo cyangwa ibimenyetso byose byerekana yuko tugomba kuza muri uyu muryango wo kwaruka byose mwarabikoze, ndetse nanjye ndagushimira intumwa nziza. niyo mpamvu nanjye niyemeje gukora iyo bwabaga nkagushimisha nk'uko mwadushimishije. akanya unkundiye mbere y'uko uza gutanga amakuru ubanza umfashe dufatanye, kuko nanjye mu maso ya gisaza naje nihuta, ariko nza kureba nsanga njyewe wa muntu waje usaba niwe nazanye. nawe rero niba amaso yawe arakora akazi kayo nk'uko amatwi ari gukora umurimo wayo, bikoreshe utange amakuru, nuko nkubwire igikurikira. icyo mvuga ndagira ngo nisabire Samuel. Kabita musekanuka ko kaguka mukira, niyo mpamvu mwita Samu. yasanze isambu wari byiza gusa amusanganiza urugwiro. iyo bavuze Samu rero ntabwo agenda wenyine, ari ufite amahoro Jani, yambaye ibyera nk'amababa y'inyange, cyangwa nushaka rwose wihagarariye aho ngaho. nyakubahwa mwana Mubiga rero, nk'uko naje mbasaba umugeni witwa ufite amahoro Jani, buriya iyo mpamara Samuel Jani nkande yabaga atariwe. ntabwo nakwira ngo mbaze Samuel mbese ngo Jani n'ubu nzi ko umuryango wo kwa William batajya bagira uburyarya.
ntabwo ari barabandi ahubwo ni abantu bakoresha ni abakirisitu barabatije ntibagurane kandi nabo ntibaguranire rwose ikimenyetso kigaragara umuryango wa Luka bankoreye imitobe munkorera fanta hari abantu babituje hara mu muhanda ntabwo arazigurisha iyo nzigurisha ntabwo Samu aba ahagaze hariya cyari n'ikimenyetso rero ko rwose ibyo mwankoreye narigeze mwasubira mu byimbo byanyu ukajya kubivuguruza rwose amashyi menshi cyane kuri aba bana. Umuvugo urugo ruhiye kugira aho habaye kwitangiye iyo wahuje umutono ufite amahoro imihango yo kwimenyeshwa ababyeyi bombi bagendera bose nanjye aho ndi mu gikari ndabyumvira bimba neza ndibutse hirya mu bantu utuje mukuru wacu utese uwo munsi uzagera mpamvu urwibutso nihereye oya niba arataga natoya dore bibarimo mu ruhame ibyiza watojwe ibihanga amaso umutima mwiza ukurange ukunda ugukunda ushonje isi hirwa kimwe cya gihango ntiyaguhangitse natoya dore n'iguhaye umugore mwiza ugukwiriye urwanyu ruganza amahoro ahinde ruhutwa igonwa mu byumva umugani nyiramagara w'akabira ataretse urwanyu rugenga urwango ruhunga banyamisango bataramye beza nimutere murangurura amajwi cyane mu ntera ituje bageraho namwe ugira uti urugo ruhire bamwe Imana itanga bayo guhuza niyo iturinda ikibi n'icyasha niyo iturebera mu mage ihabe mu rwanyu maze bahurame mawe mbere urukundo waremewe abantu usange n'abo baganze bose erega nta juru ry'urwangano urugo rwiza ni ijuru mbatuye Imana ibahe urukundo imigisha Imana itanga nikabanyureho muzabyare mukuze mwororoke muhahe muronke ineza y'Imana ibome iteka yari umusizi usigasiganuza intaramikwa mu kwesa imihigo ari we irasubiza Louise
Imana niyo yagutoranije mutubere ikimenyetso cy'ubwiza bw'ijuru. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Umvise nzogera umva amajwi y'indirimbo iteraniro ryose amaso bayahanze mwebwe babiri abakomeye aboroheje abasore abasaza hamwe batanze igihe kugira ngo baze guhamya ino nzizi bavuga batisha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi n'uwanyu tubahaye impundu. Kunesha hano kwanyu. nabyo biza rero biruta Samu utari umuhanzi wakoze mu mitana yibwira abatanazi yari murumuna wanjye ariko n'umupfuri wanjye sinatinyuka ambwira ati impano nziza nateguriye ifite amahoro iyi ndirimbo kugira ngo begere hafi niba bari kuyumva. Indirimbo nateguriye umukunzi wanjye n'indirimbo nakunze hanyuma nifuza kuyitura umukunzi wanjye kugira ngo dufatanye kwiragiza Imana. Niba bari hafi batebuka kugira ngo dukoreshe igihe neza. Nayituye umukunzi wanjye ariko namwe mwumveho. Abafite abakunzi babo nabo bayibature, abatabafite nabo basenge Imana izababona. iki gihe Jesse kimara kabiri uko zihita zitandukana zubakiye ku marangamutima ya kimuntu twaremanywe ariko Mana tweretse urugo urutayemo none uduhe kubwisunga ubwo ruhire bageni bahire mwakundanye ukiyemeza kubana iteka muri byose mugafashanya tubifurije kugira urugo rwiza muri byose tubaragije Imana Uwiteka niwe ugena byose azabahe kubana mu mahoro urugo ruhire bageni bahire mwakundanye ukiyemeza kubana iteka muri byose mugafashanya tubifurije kugira urugo rwiza muri byose tubaragije Imana Uwiteka niwe ugena byose azabahe kubana mu mahoro Imana nyir'imbabazi niwe ugena uko tubaho dusabiye umugisha urugo gace none uzaduhe guhirwa kandi uzaduhe gutunganirwa uzaduha urugo rugengwa na bose urwo ruhire bageni bahire mwakundanye ukiyemeza kubana iteka muri byose mugafashanya tubifurije kugira urugo rwiza muri byose tubaragije Imana Uwiteka niwe ugena byose azabahe kubana mu mahoro urugo ruhire bageni bahire mwakundanye mukiyemeza kubana iteka muri byose mugafashanya tubifurije kugira urugo rwiza muri byose tubaragije Imana Uwiteka niwe ugena byose azabahe kubana mu mahoro muzajya muzirikana yuko Imana ariyo nyambere muyiragize ibyanyu kuko niyo ibishoboye mwaba muguwe neza cyangwa mufite ibibavuna muziragize Imana niyo izabarengera muzajye muzirikana yuko Imana ariyo nyambere muyiragize ibyanyu kuko niyo ibishoboye mwaba muguwe neza cyangwa mufite ibibavuna muziragize Imana niyo izabarengera
mwaba muguwe neza cyangwa mufite ibibavuna muziragiza Imana niyo izabarengera mwaba tuguwe neza cyangwa mufite ibibavuna muziragiza Imana niyo izabarengera hano twabwira bakubyara umugore n'abagore batsuhuriza turi hafi kuzataha aho Yesu azaba ari umukwe turabageni twese turi muzajya mufatanya mu rugo rwanyu ko muzajya mwakira abashyitsi uri umuryango wanyu muryango mugari kandi Imana izabahire maze baguhereze urutamyi barimo batwereka rwose uko bazajya bafatanya mu rugo rwabo akiri udukozaho mwese bitegereze hano aha amashyi menshi cyane kuri Rwibutso Samuel aha nuko bazajya badutekera tugiye kubasura menshi cyane amashyi menshi cyane rwose wacu turya tunanywa umutsima ntabwo tugenda wenyine ariko abafotogarafe amafoto ntazabure muri iki kirori maze rero bakumvirereza uru rutamyi maze uze gukozaho twereke ukuntu uzajya utugaburira twaje tugusura urugo rwiza mwese mukoreho mwitegereze mumanure cyane rwose uwo mutsima mu umuhe anywe areke gusogongera muhe rwose wongere umwongera agotomere wongere umwongere rwose wongere ubugira gatatu umubwire uti nazamutse imisozi n'ibisiza nsanga nta wundi musa muri uyu muryango wongere umwongere bwa gatatu manuke muri bibiri wongera muri bitatu wongere umwongere umuhe gatatu muhe rwose wongera muri bitatu hatinde uyu mwanya ni uwawe rwose wongere umunyongerere bwa gatatu umubwire ati ndi umugabo ngewe nzi guhaha maze umubwire uti ngwino nkotanyi ya Rutikanga uri mu ikotaniro Samu kamera rwose urabikwiye neza ongera itonde rwose ongere afite mu nshingano rwose amafoto ntazabura neza cyane n'umutuzo bashimire cyane mu mashyi menshi yakumera y'umuntu ubwo tomere cyane rwose ariko akaba ataza kukuva iruhande batomera mama batomera rwose kuko n'ubuki bw'ingengo y'igihingwa bahavuze no ku ijuru rya Kamonyi twayuhi mazima kandi naho dukura ubusizi maze rero kare aze kudufasha maze rero amashyi rwose kuko bamwizakaga banasenge bamwigisha uturere turi gucika no gusobanura arabizi neza rwose azajya amenya gusobanura ndetse no kwavuga maze amarira aze kumfasha aze kuko ariko amashyi menshi cyane gusa basaba akamazi k'abantu bose amashyi menshi kumfasha arashaka kumurishaka neza
iwacu gihinga mu rugo duteka umuhanga rwose kaza kwakira ndetse umuryango ahantu avuga ariko mwamumera amashyi isambu agendaga ari wenyine none afite uwo bari kumwe banza hari utabyishimiye maze rero mwari ukaba ufite mu nshingano baze kudufasha babashe kubikora baze kubikora neza nta mwami utembera ararambagira nta n'umwami w'isamburiro n'akanira umwami muri uyu muryango songera kwicara muri dutete ushaka kubihera impano nziza yabateguriye impano ni iyanyu ababyeyi nabo baravuga ati si twagenda twenyine ahubwo mushyikire hano hariho imbuto nziza cyane zo muri Edeni hariho amatunda hariho nanasi abifurije urugo rwiza izi mbuto nziza cyane muzaharagira ati urwandiko barwandika burajya gandikira mu fesi bakongera hano heza burya aravuga ati sinagenda n'ukuboko gusa nanjye nabageneye impano nziza hariho imbuto zari muri Edeni kandi urugo hejuru rito umufotogarafe ayo mafoto rwose muyafate neza yifurije gutanga impano rwose uri kumwe na mama wa Samu Mufemu itorero rya Nyange riba ryitegura ibyo bize gutanga impano uwo Mufemu y'igihinga iza kuba yavuyeho umwana w'Imana nshuti ugiye gutaha umukwe azaba ari Yesu umugeni azaba wowe nanjye nimweze imitima yanyu mwitegure gutaha ubwo bukwe ahirwa biteguye bamesha imyenda yabo abo nibo biteguye gutaha ubukwe umurwa Siyoni yera ahirwa biteguye bamesha imyenda yabo murakunze ariko ntabwo ari cyane natwe duhagaze hano nka njyanama y'itorero rya Nyange Jeanne yabarizwagamo tunejejwe n'intambwe ateye niyo mpamvu twicaye nk'itorero ryacu rya Nyange njyanama itegura impano yo kumuha maze tureba igitabo cyiza kigendanye n'ibihe turimo kandi turimo kwerekeramo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ibibazo byo mu minsi y'imperuka kugira ngo
amagambo akirimo azayakurikize kandi azamufashe mu kubaka urugo rwe neza, rumutegurira urugo rwiza azabamo igihe azaba abana na Kristo. Imana ibahe. turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Turabifuriza urugo ruhire, muzabyare muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. Mbega ukuntu mwahisemo neza, muyemeza gushinga urugo burya rukundwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye muri Edeni Uwiteka avuga ati si byiza kubona wenyine, amuremera ko kanyuhani yo kubantu narakureze, none nguhaye umukecuru wabyaye Samu, uzamubaye nk'uko anyubashye, uzaba umukobwa mwiza nk'uko umukobwa mwiza muri Nyange, uzaba umugeni wubaha ababyeyi, uzaba intangarugero mu rugo, uzaba umugabo wawe n'abazabagirira bose. Imana nziza kumubyeyi muheke, guhera ubu kugeza n'iteka ryose, Uwiteka ajya abana namwe. haje guha Imana byose Samweli Samu umwenyure rwose nk'uko waza icyubahiro n'icyawe rwose Samu agomba nk'uko waza iyo nishyira intara y'akarere Samweli rwose abarizwamo nk'uko waza karasisi keza karyoshye kabaroza natwe duhagaze aha ngaha turi abashefu bo mu ntara ya Karehe, rero twabanye na Rwibutso muri byinshi ndetse muri vya twarafatikanyije cyane, ntawe twe duhamagara Rwibutso ngo yigane cyangwa se adukerereze, ahubwo Rwibutso yatubereye imfura mu bajiya dufite. Niyo ngo Rwibutso igihe cyose wamutera haba ku manywa haba nijoro haba mu mvura, igihe cyose twaramubonaga. Kubw'iyo mpamvu rero Rwibutso rero iyi mpano dufite ni iy'abashefu bo mu ntara ya Karehe. Bambwiye bati ibidushyikirize Rwibutso mubwire ko batazigera kwibagirwa ibihe mwagiranye mu cyiciro, kandi ko bakomeje kuba bari kumwe nawe. N'ikindi gihe uzabakira kitari iki uzakomeza ubabwire. Imana ikomeze kubamurika kandi bubake. Urufataniza rwose Ziyarira ya Ruyenzi Estatimana Ebanko rwose Samuel Muhanga wazanye ibishafi by'inde Nabizere muri icyo kiranga cyiza cy'abayobozi bakuru aha Ebanko bayifirinde Jimmy ukurikiwe na Profesa Samuel aha uyu ni ntara ya Ruyenzi shyira aha babifirinde rwose n'ikinama cyiza. amena, Haleluya. amena. Tundi turagarutse iyi nije y'intara ya Ruyenzi, amwe mu bayihagarariye nk'uko twabanye na Jeanne kandi agakora byinshi muri jiya yacu akadufasha.
intara ya Karehe tubahaye umuyobozi ukomeye kandi ushoboye. Amen. Rwose muri make turabarimiye. Rero kuri intara ya Ruyenzi kubera ko tugira amafaranga n'abana bacu twabifuje kugira amafaranga. Rero twabafungiye muri amverope kugira ngo amafaranga ajye abafasha mu bibazo byose bazajya bagira make. Bifateza abakurikiraho Sipesi Ndangumano Bacenga amakarasisi bose barazira kubafunga Muzanye Amashirashitani 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 Sipesi Waturu Wajira Kaya Kutu Sanyarosi Imana ubuye mwanya duhawe yo gutanga impano dubutse rero n'umuvandimwe wacu tubana muri special team y'abashef guide bakunda gukora imikino y'akarasisi kamuteguriye impano rero kuko atuba hafi kandi turakorana mu buzima bwa buri munsi. Hari uwavuze ati Jeanne tumuhaye nk'umuyobozi azabafasha ariko natwe ni urwibutso tumuhaye Jeanne kugira ngo nawe bazafatikanye. Reka rero muri uyu mwanya tumushyikirize impano ubundi Imana iduhana umugisha. batanga impano bakurikira bakora inyenyeri bakurikira bakora inyenyeri umwanya w'urwibutso Samuel bamukeneye bari inyenyeri nayo yitegura bari inyenyeri nayo yitegura rwose Imana ni nziza, Imana ni nziza kandi ibihe byose ndagira ngo bagenzi banjye bari hano nawe mugore haruguru Imana ni nziza kandi ibihe byose dushima Imana cyane kandi tunanejejwe n'uburyo tugeze muri uwo mwanya tugihumeka kw'abazima. Imana yamucyubahiro. Dushimishijwe na mugenzi wacu Samu umwe muri twe adufungurira amarembo kandi aduhaye ubuyobozi. Samu turamushimira abandi mudufashe umuhamashyi akorana inyenyeri rero twifashe kuguha impano ikorana inyenyeri n'umuryango mugari abamambure twese twakugeneye impano. Murakoze. agereza ukwemera Imana sibyo byiza rwose ateguye ashimwe
turashima imana yatugize umwe nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana turashima imana yatugize umwe nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana umufasha bombi bake bamaranira namwe mwembi hisemo kuzabyamufashanya muri byose dusabye uwiteka cy'abana namwe muri uru rugo mutangiye ubu turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ry'abana namwe turabifuriza urugo ruhire ikorana na Samweli tukaba twanejejwe cyane no kubana nawe muri ibi birori byiza tukaba tubifurije amahoro no kuzagira urugo rwiza murakoze urugo ruba rwiza pete iyo rufite Yesu uwo Yesu isoko y'urukundo uwo Yesu isoko y'ubutunzi uwo Yesu isoko y'urubyaro hatuma bisemu ya kamonyi twifuje gutanga impano umwana wacu wakunze gusengera iwacu by'umwihariko watubereye umuvandimwe mu gihe cya kovide ntabwo twabura icyo tuvuga utangiye ubundi buzima bworoshye kandi butanoroshye bukomeye kandi butanakomeye muzihanganirane muzafashanye urugo rwanyu ruzabijurire turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose uwiteka ry'abana namwe turabifuriza urugo ruhire muzabyare muheke guhera ubu kugeza n'iteka ryose nyakubahwa bwana Muguziga ngira ngo ibirori byabaye birebire kandi burije ndabona kugira ngo uze gutaha byakugora ibirori biraryoshye iyo tugeze nimugoroba turatarama waretse tugatarama natwe tukazayize n'umwuka urakoze nari nababwiye ngo mfite uburyo n'igihe cyo kuba nabataramira n'amasaha n'arindwi nza kubaha iminota muriyongeza ariko ni byiza ko intumwa ikunda gusohoza ubutumwa bw'uwayitumye ngira ngo muri gahunda nk'uko iri mwaza kundeka mukamakanya kugira ngo wenda n'ejo nzaze tuganire twisanzure ariko ubu nonaha mundeke rwose nsubire imuhira mu muryango wantumye mbahe amakuru y'uburyo nakiriwe uburyo nafashwe neza kandi nanezerewe nejejwe n'ibyiza nakuye muri uyu muryango wanyu imana ibahe umugisha twaruka twabashimye murakoze murakoze cyane ndatekereza ko hano hari amafunguro kandi waje unyuze mu nzira nyinshi mu mihanda aho kugira ngo rero uze kugenda ugira ibibazo mu nzira hari ubwo isari yicira umuntu mu nzira ariko kugira ngo bize kukorohera aha ngaha hari akaruzangendo bagutwaze nibakugeza hariya ugakomeza nyine ubutware ntabwo kubona kugira ngo ugere mu rugo murakoze cyane turabashimye imana ibahe umugisha
kandi imvura igwa n'isubira. Ndagira ngo mumenyeshe ko ntabwo ibirori birangiriye aha, ndetse n'ejo ndaguha amakuru y'uko nifuza kugira ngo unyereke urugo rw'abana ejo. Ndakuha rwose amakuru yihuse y'isaha nzaba ngugereyeho. Murakoze. Nonese rero nawe kugira ngo amaze kureba barimo aha ni ahantu twagiye babonye ko ibirori byabera, ariko ubundi aho twubakiye umuhungu wacu Samu ntabwo ari aha ngaha. Ubwo rero nakugeza mu rugo rwe kugira ngo n'ejo nuza utazayoba. Ndatekereza ko icyorezo cyaba ingenzi ntabwo ari aha ngaha turi, ntabwo ari aha ngaha. Aha ni mu kigo cy'amashuri hari amazu menshi, ariko amazu hareba ntabwo yararwamo. Ni amazu yo kugira ngo akorerwe n'ibintu tugenda tugeraho turahabona. Nibyo kandi usabye arahabwa. Mudukundire noneho ejo tuzakomeze gahunda rwose, nta kibazo yumva unyemereye. Reka rero tubashyire imbere y'Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu, reka tugushime kandi tuguhe icyubahiro kubw'iyi gahunda. Amahanga yose nagushima. Uyu munsi twatangiranye nawe, ibyifuzo byacu kuva kera kose tubitekereza waradushubije, none biragaragara yuko turi kugera ku musozo uhabwa icyubahiro. Ubwo tuvuye hano rero duherekeze, kandi ibirori biracyakomeje. n'ejo uzatuyobore turi kumwe nawe, tuyobowe nawe, mu izina rya Yesu.